yanjye abamama tugura kigapfa ubusa ngo ni Berso no sorry Porte Bebe iriya gahunda amafaranga y'umuntu aba ahiye. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanezere ko mumeze neza, byemeze neza ndashima Imana, ibintu byose biri kugenda fresh. Mwebwe se mumeze gute? Mumbwire muri comment nimba mumeze neza, usibye hari ikirere hari ukuntu umuntu ajya avuga ngo gushanga urahinduka ngo umeze nk'ikirere. Ikirere gihari muri iyi minsi hari umuntu uhinduka nkacyo byaba ari ibibazo. Mu kanya hari izuba hashyushye hameze nabi, ariko ubu umuyaga twebwe uri iwacu ni mwinshi byahatari ku buryo utabasha kwicaramo ngo umaremo umwanya, wahita urwara grippe ako kanya. So mumbwire ukuntu mumeze rero, mumfashe ya gahunda yacu tuyikore byahatari yo kuzuza 200,000, kandi nanabashimira n'ukuri aho bigeze. Umuntu ukoze subscribe kano kanya aka kanya, Imana guha umugisha. Namwe mwayikoze kera, imigisha mpora mbasabira kuri Nyagasani, kabone nubwo ntabivuga gutya aka kanya mu kiganiro waba uri kureba icyo ari cyo cyose, Imana ijya ibamera umugisha, ibahe n'ibindi byinshi mwifuza njyewe ntazi. So rero hari abamama bigize kumbaza ibintu bijyanye n'abana b'impanga cyangwa se abatiripure nk'aba ngaba njyewe mfite. Hari uburyo bwinshi bugaragara, bambajije nyine uburyo ibintu nakoresheje mbitegura. Hari n'umumama wankurikiraga, ambabarire nimba ari kureba ino video, yigize kubimbaza arambwira ati ndabizi ko byaba bigoranye ko twabonana, kuko icyo gihe yabinsabye noneho kuva mu rugo bingoramo. Yego navaga mu rugo, ariko kuva mu rugo byabaga bigoye, ko byansabaga kuva mu rugo nkagenda nkakora nka gahunda nkazingahe nkahita nzirangiza andi masaha, ugasanga gihari pe. Ntabwo nabijyamo byose ngo mbisobanure, ariko byari bigoye kuba nabasha kumukorera ibyo yari yansabye. Yari yambwiye rero ngo yari yaransabye ngo tuzahure, ngo mufashe atwite abana b'impanga 3, kandi noneho ngo yari inda ya mbere. Mana yarabimbwiye numva ngize ubwoba. Ibaze gutwita abana b'impanga 3 ari ubwa mbere. Icyo kintu ubu ndibaza yaribarutse bimeze neza, ariko ibyo yansabye rero kumukorera sinabashije kubikora. Nyuma rero nza kubisabwa n'undi muntu wambwiye ngo yatewe inda n'umuntu ngo aramwihakana kandi atwita abana 3. Mana yanjye, nahise numva noneho isi nyikaragiyeho. Arambwira ati rero ntabwo mfite ubushobozi buhambaye, gusa muri buke mfite nifuza kumenya ibintu umuntu ashaka kwifashisha yitegura abo bana, amenye nyine ibintu ashaka kwifashisha by'ibanze, kubera ko akibimbwira nahise ntekereza ibintu byinshi. Hari abantu bumva ngo batwite abatiripure bagapanika, bagatangira gutekereza ahantu bazakura ibisarubeti 80, bagatangira gutekereza ahantu bazakura pampa nk'aho ari sitoke yo kuranguza, bagatangira gutekereza ahantu bazakura ibintu byinshi cyane. Kandi koko mu gihe wabitekereje nta kosa uba wakoze, kuko uba wibaza nimba umwana umwe akenera ibisarubeti birenga 20, ukumva noneho ugiye kubyara 3 ukeneye mbega ibaro. Gusa ibintu byose tubamo muri ubu buzima dukenera byinshi kubera twebwe. Njyewe mu buzima bwanjye ibintu byose nkoresha, bibe mu kuba amazi naba ndi gukoresha, yaba ari ugukoropa yaba ari ugufura, sinkoresha menshi. Kandi ntabwo ari iyo ukoresheje amazi menshi ntabwo ari bwo imyenda icya neza, nta nubwo ari bwo idasigaramo isabune. Hari igihe ushobora gukoresha menshi ariko ukayakoresha nabi ntibitanga umumaro. Amaze rero kubimbwira, mbona byaba byiza ko nabikoramo ikiganiro, wenda hari uwo byafasha utaranyandikiye. Ushobora kuba uri kureba ino video nawe utwite abo bana, uri kwibaza ukuntu bizagenda, utaragera wenda mu gihe cyo kugura imyenda bazakenera, ibintu bimwe na bimwe. So ndashaka kubaganiriza bikeya njyewe nanyuzemo cyangwa nifashishije, nabonye iby'umumaro. Wenda nimba nanjye hari aho narengeje nkajya gupanika nkagira gute, ariko nshimira Imana cyane ko
ntabwo nigeze ngura ibintu byinshi by'abana, si ukubera ko nzi kwekonomiza bihagije cyangwa iki, ahubwo nafashijwe nabyo kubera YouTube channel narebaga, mwite nigeze kubivuga, nako mu biganiro nagiye nkora nyuma narabivuze cyane ko nari mfite YouTube nyinshi nararaga ndeba koko nari naribagiwe kuryama hakiri kare. So rero kandi iyo akenshi uri mu bihe byo gutwita nta kindi kintu wareba atari ibintu bijyanye no gutwita no kwitegura abana, noneho urumva kwitegura abatiripure ntabwo ari ikintu cyari kinyoroheye ku buryo nari kwicara nkatuza nkavuga okay, nzagura ibi numve ko ndihagije. Hoya, narebye YouTube channel nyinshi z'abandi bantu, noneho nkagenda mbishyira kuri lisite. Kuva ku mezi 4 nari natangiye kujya nandika nkavuga nzagura ibi ngibi, ngire gutya na gutya. Ni channel z'abandi bantu zagiye zimfasha. So nanjye rero ndizera ko uyu munsi hari abantu turi bufashe. Abana b'impanga ni abana beza, ni abana b'umugisha, abatiripure bo bakaba umugisha kurenzaho, noneho wowe wababyaye uba uri umunyamugisha cyane cyane. Nimba ubatwite wenda uwo mugiye kubabyarana nta bushobozi afite, nawe ntabwo ufite, nta muryango mufite cyangwa nta wundi muntu mufite ubafasha, ntuhangayike, Imana izabikora. Imana izabikora kandi cyane. Nimba mwajyaga muburara muri babiri, humura, abo bana rwose bazaza bazanye isahani yabo ariko n'iyanyu izaba irimo. So abana b'impanga rero ni umugisha. Tujye twirinda kuvuga ngo ngo abana ngo benshi ngo ngewe ngo abana ngo gutya, nyine umere nk'umuntu ubinumbye cyangwa iki. Hari ukuntu ukomeza uvuga umwana ko atari sawa, atari ikimana ikamwisubiza kandi nawe wabigizemo uruhare. Hari ukuntu uba uyereka ko unaniwe, ko bakunanije, ko bigenze gute. Abana ni umugisha, ibyo bakenera biragora kubibona kuko nawe iyo ukeneye kurya ntabwo useka cyangwa ujye kubwira umuntu ngo ndi umwe ngaburira ngo byorohe. Rero ni byiza ko abana bacu tutabagira nk'aho ari umutwaro. Yaba umwe ashaka kukuvuna bitewe n'uko bimeze, yaba ari uwabyaye impanga z'abana 4 nabo barahari, yaba ari nk'uwabyaye 3 nk'izanjye, yaba ari uwabyaye 2. Ni ukuri tujye tugira ikintu cyo kuvuga Mana unyorohereza mbona icyo ngaburira abana banjye gutya na gutya, ariko utameze nk'umuntu nyine umeze nk'aho uri kubyicuza cyangwa se ko ari ikigeragezo. Oya, ntabwo abana ari ikigeragezo. So rero reka mbabwire ibintu, nimba utwite abana b'impanga, ibintu nabonye bishobora kugufasha ukeneye cyane kuruta ibindi, ubundi ukiha amahoro. Abana rero b'impanga uko byagenda kose, uko waba umeze kose, uko waba uri igifaru kose, ukenera iyo bavutse, ikintu cya mbere bakenera nabonye ngewe, simbizi nimba hari umumama ubyara akahita abona amashereka konsa ako kanya, biragoye ku benshi, uba usanga bifasha amasaha cyangwa bigafata iminsi 2. Ikintu cya mbere umwana ahita akenera ni amata, kandi ugasanga arakenera amata y'amapure. Mu bantu ubwo bagiye ubwo nabisobanura gute ku muntu utazi amata? Hari amata umwana anywa ngo 1, 2, 3, wenda kuva kuri 1 aba ari kuva nyine avutse kugeza ku mezi runaka, 2 no kuva ku mezi runaka. Ntabwo nshaka kuvuga amezi ko ntari kubyibuka neza, ariko kuva umwana avutse hari abanywa 1 kugeza ku mezi 6, 10 nangahe, ibintu nk'ibyo. Rero ku bana b'abatiripure akenshi bavuka, ashobora kuvuka buri ukwezi ngo amezi 9 yuzure, ashobora kuvuka habura ibyumweru 2, ashobora kuba habura ibyumweru 3, bitewe n'ukuntu wowe ubatwite umeze, nabo ubwabo ukuntu bameze mu nda. Hari igihe unanirwa kare bakaba abana bakubyaza hari ku mezi 7, ko nigeze kumva ko nabyo bibaho. Akenshi rero hari amata y'amapure, aba ari amata nyine ariho pure, atariho iryo rimwe. Iyo pure rero iyo bayirangije bajya gufata 1, ariko ibyo by'amata akenshi muganga niwe ukubwira ati wenda gura flansle, ugure pure cyangwa ubashyire kuri 1 bitewe n'ukuntu abana bawe bameze. Ariko akenshi muganga yambwiye ko bari abana b'abatiripure cyangwa se abana b'impanga gutyo nyine baba bavutse haburaho iki gihe, akenshi bafata ayo mata y'amapure. Ayo mata rero naje gusanga agiye ariyo bakonsoma menshi pe, kuko abana 3 uko baba inyanda kose, igikombe kimwe cy'amata ntabwo cyabamaze ibyumweru 2.
niyo waba ufite ishereka ringana gute, sha ntago barifata ibyumweru bibiri. Njyewe mbabyara umunsi wa mbere nabuze amashereka, umunsi wa kabiri mpita nyabona kandi menshi cyane ku buryo byageze aho ndarwara. Murabizi iyo umuntu afite amashereka menshi akenshi ararwara, azana umuriro hano mu bitugu hakakurya. Nari nyafite menshi pe, baronka ariko bagakeneramo n'amata, kuko urumva hari igihe umwe yonkaga akavaho ari nk'aho ayamazemo, undi akajya ku rindi gutyo. Noneho nyuma nyine ugasanga utangiye noneho kuba nawe ubwawe uri stressé, uri kwibaza amashereka ndayakure. Kandi ikintu nabonye iyo urimo gupanika, amashereka arabura, n'iyo utameze neza muri wowe arabura. Muraza kwihangana, imvura itangiye kugwa, nimwumva sound itari kugenda neza ko ndagerageza kuvuga cyane. Ikintu cya mbere rero nabonye umwana akenera ni amata. Amata arayakenera cyane kurinda ageze ku mezi runaka muganga ashaka kuvuga ati noneho mukure ku mapure, umushyire kuri rimwe, noneho ayanywe wenda kugeza ku myaka 2 cyangwa se kugeza ku myaka runaka. Nyine aho ngaho ho ni wowe na muganga cyane. Ikindi kintu rero, mu bintu bitarimo muganga, mu bintu utaganiriye na muganga, nabonye umwana abana b'abatiripure bakenera, nshuti yanjye, pampa. Bakenera pampa, n'agapampa na mana yanjye, pampa ziba zikenewe, pampa ziba zikenewe cyane cyane cyane, ariko ku buryo ntuzagende ngo ugure imyenda myinshi cyane, ahubwo uzagenda uvuga uti wenda ngejeje amezi aya n'aya, bambwiye ibiro bafite, ndagiye wenda nguze ibishashi, katubare buri mwana wenda ibishashi 2, uguze ibishashi 6, ukabigura ukajya kubyara ubifite mu rugo, nta kintu bitwaye. Kwa muganga wenda ushobora kugenda ujyanye pampa nkeya, ugatwara nka pampa 30, ariko mu rugo hakaba ari ibishashi 6, nta kintu byaba bitwaye. Rero nujya kugura imyenda ho, ubwo kuri pampa mbaye mvuze ibyo 6, nuba witegura kubyara uzaba ubifite mu rugo. Wenda ibyo 6 ni ukuvuga ngo ni uguhera hahandi ku biro, ni ibiro 3 kuzamura, ibiro 3 kugeza kuri 6 ndumva, niba ntibeshye. Ndumva pampa z'ababibi ariko zimeze ari ibyo biro biba biriho. Ku mwana ashobora kuvuka ari munini, wenda akavukana 4 cyangwa 5, ariko sinzi niba hari umwana uvukana ibiro 6. Abenshi nagiye numva, abenshi nagiye numva banini cyane ni ibiro 5. Rero kuva ku biro 3 kugeza kuri ibyo ushaka kubigura ari ibishashi 6, ntutekereze ko bizakumaza ukwezi. Wape, bizaterwa n'ababibi bawe. Nuba ufite ishereka rihagije, niba bafashe amata ahagije, ayinyaramo kangahe ukayihindura. Hari umwana uba ufite isuku, pampa yisoba mukanga yakuzura akarira mpaka uyikuyemo. Rero ikindi nyine gutinza umwana muri pampa, murabizi hari iyo umutinzamo ikahita imubabura ukagira ngo yirukanse hehe n'amaguru. Ubwo pampa ni nimero ya mbere, tuvuye ku byo wenda muganga yaba yakubwiye by'amata. Ikindi kintu nabonye cy'ingenzi ku batiripure ni ukugura ibisarubeti. Ibisarubeti bifunze ku maguru. Buriya buretse n'abatiripure n'abamama bari kwitegura utubebe, kugura ibisarubeti bifunze ku maguru ni byiza. Amasogisi niyo utayagura rwose, agahinja isogisi nabonye urarimwambika ukabona ntago bifite injyana. Isogisi aba ari rinini, ntibiba rimufashe nyine ngo ubone ngo ni ibintu bimubereye. Urarimwambika n'ubundi mu kanya ritakare. Uba usanga abamama hano mufite amasogisi adafite ayayo mumbwire muri comment, baraza kuba ari benshi cyane. Umwana umwambika isogisi kubera ko ritamufashe, nyine ridafite ahantu hamwe rifashe, rimwe rigatakara muri mu muhanda ntubimenye, irindi waba umuhetse rikavamo ntubimenye, irindi waba ugiye ku muhanda umufite nuko nguko ntubimenye. Ntago kugura amasogisi ku mwana w'uruhinja rwose ari ingenzi cyane, ahubwo ikintu cy'ingenzi ni biriya bisarubeti biba bifunze ku maguru, kuko icyiza cyabyo niyo abaye muremure ukata hariya hasi uko agenda akura. Gusa ni byiza kugura ibisarubeti bifite hariya hasi na petit bato. Ibintu nabonye njyewe ntago ari byinshi pe, hari pampa, hari ayo mata n'ibisarubeti. Ibisarubeti kandi byaba byiza byo bibaye byinshi kuruta iyindi myenda, kuko kuva buri mwana ufite amezi uvutse kugeza ku mezi 4, 5, ane akenshi uwo mwana aba akeneye kwambara ibisarubeti kuruta kujya kumukubita mu jipo
ijipo urayimwambika ugire ngo yakenyeye igitenge, urajya kumwambika ipantaro iyo gufatira hano mu ijosi cyangwa mu mutima, n'ubundi ukabona ntabwo nyine rwose ntabwo aba aberewe turetse kubeshyanya. Hari ukuntu tugira abamama utuntu natwe tukabishyuhamo tukabigira ukuntu witeguye abana, uguze udupantaro, uguze utujipo ku ruhinja. Rero abantu mufite abatiripure ntimukishinga umuntu uba witegura akabebe kamwe, kuko wowe ejo uzakenera ibindi byinshi. Abatiripure nyine aho biba biri kugoranira ni uko bo babikenerera icyarimwe. Bashobora gukura hakaba harimo umumaneke uzajya agenda yambara yayindi abandi bagiye basiga, ariko uko byagenda kose ntabwo wajya kugura ngo ugure babiri undi umusige. Ntabwo aba ari byiza iyo ufite abana baziye rimwe nk'uko nguko, urigomwa ukabikorera icyarimwe, bitakunda ukabyihorera. Nibyo byiza buriya. Cyangwa se nimba ufite n'abana bakurikirana, cyangwa nimba ufite abana bangahe mu rugo ubona bangana bakenera ibintu biri mu rwego rumwe, ntabwo aba ari byiza gutahana ibintu bibiri. Binabayeho bikagucika nimba utahanye utuntu tubiri, tubike ejo uzashyira aka gatatu, ubibahereye rimwe kugira ngo utajya gutera abana kuvuga mama akunda uriya ngewe gutya. Rero ibisarubeti bifunze ku maguru ni ingenzi cyane, kuko murabizi umubebe ntabwo aba ari bushyuhe ngo akenere ngo ko ngo umukuramo ngo ibiki, kandi impamvu nari mvuze gutyo, uba usanga akenshi uwo mwana nta handi hantu akwiriye kujya mu by'ukuri, ngo urajya kumutsapisha, agomba kuba ari mu rugo, mugomba kuba muri kumwe, umwana yifubitse, ukamurinda amafiyeri no kugira ngo utajya kurwaza imisonga n'izindi ndwara za hato na hato. Ikindi usibye ko wenda nimba ubishaka washyiramo twa twenda ngo dufite abashyitsi ngo bari buze ngo kumusura, ngo dufite abashyitsi bazaza guterura abana, ntabwo babaterura bambaye igisarubeti. Ni ukuri reka mbabwire, mujye mureka dukore ibintu twebwe bidufitiye umumaro n'abo turi kubikorera, abo twabyaye. Ujya gutekereza ku mushyitsi uri buze uyu munsi akagusura rimwe mu mwaka, ukajya kugura umwenda udakeneye cyangwa uzakenera uwo munsi rimwe gusa. Hari n'igihe uba usanga umushyitsi uwo mwenda atawitayeho, ashaka kwirebera akabebe, ashaka kwirebera akana, wowe wagiye gufata umwana wamukubise mu myenda itajyanye nawe, wa mwenda waguze amafaranga agera mu bihumbi 30 urugero, cyangwa 30 ku mwana umwe, ayo 30 bakayaguzamo ibisarubeti by'abana 3. Tujye tugira umubare rimwe na rimwe, twiyorohereze, tworohereze n'abo tubana, nibyo biba ari byiza. Ibisarubeti rero ni ingenzi cyane, kuko uba usanga umwana abiraramo, abyirirwamo. Cyakora iyo umwana atangiye kugera hejuru, atangiye amezi 5 kuzamura, wagenda umushyiriramo utwo dupantaro, wagenda umushyiramo uduki, kuko hari ubwo aba yicara wenda bitewe n'uwo ari we n'uburyo akuramo. Hari igihe aba atangiye kugira utuntu nyine ubona abafatika, aba yarabyibushye, ushaka kumukubita muri iyo pantaro akayambara nyine ikamukura, ukamushyiramo n'isogisi. Wenda kuva ku mezi 5, 6 watangira kugenda uguramo udupantaro, amasogisi, udukanzu. Nubwo ndi kuvuga gutya ntimugire ngo ngiye ntabwo nari naraguze iyo myenda ndimo ndababwira, narayiguze, ariko igihe abana bayambariye ntabwo ari icyo gihe nari nyikeneyemo. Bayambaye rwose batinze, kandi ugasanga waguze ibisarubeti uguramo n'iyo myenda, noneho watangira kubona ukuntu abana bari gukenera ibisarubeti, bakeneye kubiraramo, ibindi bakabyirirwamo. Petit baton ugomba kugura nyinshi zishoboka. Rero nimba uri kwitegura abatiripure, igurire pampa, wigurire ibisarubeti n'amapeti baton, ibyo bintu birahagije. Umwana azabyambare kuva avutse kugera ku mezi 4, 5, ubundi wongere wigurire. Kandi nimvuga byinshi ntuzajye gufata ibaro nawe, buri mwana wenda mubarire ibisarubeti, katubare 7, ibisarubeti 7. Nurangiza petit bato ho ugure nyinshi, kuko murabizi ziriya zo tuzikenera kugeza umwana ubwo agize n'umwaka. Kuko ifata pampa kabisa. Hari n'ukuntu ujya kwambika umwana nk'ikariso ukabona ngo ifate pampa ukabona ntibikunda, ntinayifata neza pe, ariko yashyiraho petit bato ukabona ni sawa. Petit bato ifata neza pampa. Ubwo petit bato abatayizi ni ka kantu umwana yambara kagafatamo hano hagati y'amaguru, natwe abantu bakuru turatwambara, ndatugira. Turiya tuntu ni twiza cyane, dufata pampa neza ku buryo umwana hari n'igihe aba hashyushye akakambara ntushyireho igisarubeti, akaba ari aho ngaho. Ikindi kintu nabonye nari nibagiwe kubabwira ni ibigoma. Ibigoma ni ingenzi. Ibigoma bino bitoya umuntu ashobora kumusasira,
umuntu ashobora kukimuteruramo. Ikindi kintu ni Mana yanjye kuki ntatuzanye, ni utuboro tumeze nka mushwari dutoya, uko abantu bafite ababebe murahita mutumenya, usibye ko ugiye no kugura ukavuga ko ukeneye utumushwari tw'ababebe, ni gutyo batwita, uhita utubona. Turiya tuntu njye ikintu twamfashaga, umwana nashyiragaho ikigoma ku buriri, narangiza kuri buri mwana nkagashyira aho ari buryame nyine ubwo areba, ni kwa kundi uba umwana ukimuryamisha umusaya, ku buryo naboga ikigoma kitahita cyandura ako kanya, byibura handura ako kantu nze kugakuraho nongere nshyireho akandi. Nabonye bifasha umwana ntagire amareji hano mu ijosi, kumwe yibogera aryamye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi kintu cy'ingenzi harimo bavete. Bavete ntabwo zambarwa n'umwana urya gusa, oya, buriya n'umwana wavutse akenera bavete, bitewe n'uko murabizi amata cyangwa se ibibogo muri rusange byangiza imyenda hano mu ijosi. So biba byiza rero iyo uguze bavete nazo zihagije. Bavete nazo nabonye umuntu ufite abatiripure akenera nyinshi, kuko murabizi umwana hari igihe aba yibogera kabisa buri mwanya ugasanga, cyangwa se uri kumuha amata ari kumeneka ku myenda, imyenda wayifura ugahita ubona iminsi mike yisiga umuhondo mu ijosi ahandi ari muzima. Rero bavete nazo ni ingenzi. Ubwo ibintu by'ingenzi rero nabonye ngewe ni pampa, ubwo ni iza mbere, ibisarubeti bikaba ibya kabiri, peti boto zikaba iza gatatu, hagakurikiraho bavete za kane, nimero 5 ikaza ari biriya bigoma bitoya ushobora guteruramo umwana no kubaheka. Ngewe nari narapanitse mvuga ni ubu none kubaheka, ibigoma byo kubahekamo n'ibiki, ariko ibigoma nari mfite mu rugo naje gusanga bihagije byo kubahekamo, cyane ko buriya abatiripure abantu bafite mumbwire muri comment niba mwebwe mwarabashije kubaheka cyane. Ni abana bavuka bakagushyira kuri nyine mukabaho gisirikare, niko navuga. Umuntu wese abavuga ngo gisirikare yagiye ngo twese twabaye abasirikare, nta mikino iba irimo, nta bintu byo guteta biba bihari. Usanga niba umwana umwe umuhetse iminota 20 uramwururutsa, umuryamishe, ushyiremo undi, gutyo gutyo, uba usanga atari abana uri bukenere guheka, cyangwa se ugasanga ushatse kugura ibigoma byinshi cyane mu rugo ngo byo guheka, kandi abo bantu bazabaheka ntabahari. Ugasanga rero n'ubundi ni wowe ugiye kubaheka uri umwe cyangwa muri babiri, ugasanga rero ntabwo mubashyiramo icyarimwe ngo ibigoma byabaye ikibazo. Ku bigoma byo guheka ntabwo numva ari ibintu byagutera puresha, byo byaba na byiza ubiretse ukanabigura nyuma rwose. Ushobora no kubigura abana bamaze kuvuka nta kintu bitwaye. Harimo ibigoma ushobora kugura nyuma, ngo isume zo guhekamo abana, ushobora kubigura nyuma ibyo bintu. Ikindi kintu nabonye mana yanjye abamama tugura kigapfa ubusa, ngo ni beriso, porte bebe. Iriya gahunda amafaranga y'umuntu aba ahiye. Porte bebe ni ibintu ugenda ugaterekamo umwana ukajyana, uwo munsi bikarangirira aho ngaho. Noneho ibaze ubyaye nk'umwana cyangwa abana bahise bajya muri newo, n'izo porte bebe ntazo baba bakeneye. Niyo myenda bagiye kugura ngo yo kuvukiramo 100,000 ingahe, ntago babyambara. Wenda bazabyambara batashye ariko reka mbabwize ukuri, ndimo ndababwira ibintu nabonye bikampa isomo nanyuzemo. Ngewe cyakora ndashimira Imana, umuntu wamfashije tujya kugura imyenda y'ababebe. Hari ahantu twagiye ngewe n'umutanti wanjye tugiye kubaza imyenda y'ababebe twifuzaga kugura, tubona ibintu byiza by'ababebe ushobora gufatiramo umwana ariko akanakiyoroza. Kiba kijya kuba nk'akaringiti, ariko aba ari, ubwo ndakita igishora se, kijya kuba nk'ikiringiti ariko aba ari cyiza ku buryo umwana ukimworosa, ushobora kumuterura mugiye kumukingiza. Njye nibyo nakoreshaga, n'ubu ngubu ndacyabifite, ni uko bibitse ahantu kure nawe kubibereka. Ibyo biboro ni byiza, ntabwo byatumye amafaranga yacu apfa ubusa. Byari bihenze kuko kiba kiri kumwe n'imyenda yacyo, ariko n'ubundi iyo myenda yari ibisarubeti. Nibinkundira ndaza gushyiramo ifoto y'abana bakiri ababebe, murebe ukuntu ibyo bisarubeti byari bimeze, n'ibiboro biyorosaga niko byari bimeze muri uwo mwenda, ku buryo bibateruragamo ukumva ko umwana afatika utamukubita hasi. Hari abantu batinya kwiterurira ababebe. Ndababujije bantu muri kwitegura abatiripure, mumbabarire ibintu bya porte bebe wapi pe, amafaranga yanyu zabahiye, kuko nta nubwo bigezweho gufata umwana ukajya kumuhereza buri muntu wese agamuterura amuterure. Ngewe uko mundeba ntabwo ngera soni zo guterura ababebe,
ushobora kuba uri umushuti wanjye warabyaye rwose umwana wawe akaba ari hariya nkamurebera hariya nkamuvugishiriza hariya kereka bibaye ngombwa akarira wenda ukamubwira ati munerurire ariko ibyo byo kuvuga ngo ngiye kureba umwana nguma akana gaterure ntabwo ari boro zanjye rwose niba turi n'inshuti ukaba utaribaruka niza kugusura ukabona sineruye umwana ntuzatekereze ibindi bintu njyewe ntabwo nkunda ibintu byo guterura abana nyine n'ubundi niba wabyaye fata umwana umutereke haramu niba nta bindi bintu ufite by'ibikabyo byo guterekamo umwana hari ahantu usanga bafite igikabyo umwana akaba ari mu bintu bamupitapitishije mushyira hariya mu ntebe inshuti yabo zigusure cyangwa zize zigusure zibabone iyo abana niba ari ngombwa basubire bagende baryame ibintu byo kuvuga ngo umuntu yateruye umwana ngo yirukanse ngo yagize ati ngo uvuga ngo ubuse ngo bazaterura abana ngo bambaye ibisarubeti ngo ibisarubeti byo kurarana none se ubundi tubwizanyije ukuri abana batoya bakora iki si ukonka akaryama ntitukagiye tugora ubuzima iyo umuntu agoye ubuzima nawe buramugora gura ibintu 5 by'ingenzi nakubwiye ibindi ubu biretse uzagenda ubigura gake gakeya kandi n'ibyo bisarubeti wigenda ngo ugure byinshi cyane nkuko nabibabwiye gura bikeya abana bavuke bakure urebe ukuntu barimo gukura uvuga uti okay ahangaha noneho nkeneye kongeramo wenda buri mwana nanone ibisarubeti bitatu bikore gutya na gutya njyewe hari umuzungu najyaga nkurikira kuri YouTube channel nasanze we yari yaraguze umwenda wo kuvukiramo umwana nyine azambara avutse n'indi myenda 5 isanzwe y'udusarubeti gusa ararekera bitewe n'uko yari ari gutanga ubuhamya avuga ngo ari igihe nyine yarebye ukuntu umuntu ashobora kubyara akagira ibyago umwana akavuka apfuye ngo yarebe ibintu yujuje mu nzu akumva agahinda karamwishe ati rero utarabiguze ngo ubyuzuze inzu biba ari byiza so ni byiza rero ko ubanza ukabyara umwana ngo ukamubona we niko yari ari kuvuga noneho ukareba ukuntu umwana aje angana ashaka kuba munini cyane cyangwa akaba mutoya cyane noneho ukajya ugenda ugura ibintu bijyanye nawe kuko aho wabigurirwa haba hahari nawe uba uhari uba ushobora kuba wenda udashoboye kugenda ushobora kubituma online cyangwa se ukaba watuma umuntu wawe kandi kuko numva nibyo uwo muntu yatumye najya kwitesha umutwe ngo njye kugura ibintu bitari ngombwa ngo nubwo bitabuzemo bikeya ariko yandinze kukabye so nanjye rero ndibaza ikiganiro hari abo kiri bufashe kandi ntabwo kireba abatiripure gusa oya ahubwo nuko ngewe nyine ntabwo najya kubabwira iby'ibyo ntaciyemo so rero mbabwiye iby'abatiripure kuko murabizi ko aribo babebe mfite batoya ariko nawe witegura kwibaruka umwana umwe cyangwa se impanga za 2 cyangwa iza 4 iki kiganiro cyafasha buri mubyeyi wese so rero Imana ibamere umugisha Imana ibakurize abana abategereje kubyara namwe Nyagasani arabareba azi icyo agomba gukora azabaha ababebe banyu hari abantu benshi baba bacitse intege nyine yabyumva nk'ibyo uri kubivuga akavuga ati naba nawe shangiye se ko namubuze oya nawe igihe cyawe kirahari Imana izaguha abana iguhe n'ubuzima iguhe n'ibiceri byo kubitaho ndabakunda cyane rero mugende muri Sunrot mugure products zigabanya ibiro products z'abadamu products z'amavangingo ari ibintu byinshi cyane bafite dukenera mu buzima bwa buri munsi cyangwa se muhamagare 0720 36 510 ubundi ibintu byose bigende neza ndabakunda bye